benshi uzumva bavuga ngo ntibakundana n'abasore batagira amafaranga, uzumva benshi babivuga, gusa ko abo ngabo ni uko nta rukundo bagira, kuko ikibagenza ubwabo ni ugukunda amafaranga, kuko ubwabo muri bo nta rukundo bagira rwo kuba baha umuntu. Icyo bashaka bo ni amafaranga ndetse no kurya no kuryoshya, bivuze ngo muri bo nta rukundo bafite, ndetse ayo mafaranga nyuma nashyira nabo bazagenda. Ibihe mwagiranye mbere ni ibyo ngibyo bizaba birangiye, ntabwo bazajya kugukurikira amafaranga mu gihe yashize. Rinda amafaranga yawe. Abo bose baza bagukurikira ku bw'amafaranga, ni amafaranga bakurikiye, ntabwo ari wowe bakurikiye. Ndetse n'abo bagukunda wibwira ngo baragukunda, si uko bagukunda ahubwo bakunda ayo mafaranga ufite. Wowe ubwawe nta rukundo bagufitiye. Bityo rero urarya urimenge, kuko za nshuti ubona b'abakobwa bakugendaho si uko bagukunda, gusa ko bakunda ibyo ufite, ubutunzi, amafaranga ukorera, uburyo ubayeho, ndetse n'ibya mirenge ufite, ibyo bakunda kandi ni nabyo bakurikiye. Umunsi byashize nawe uzongera kugucigera, ndetse nawe uzongera kugukurikira. Inshuti wari ufite mwagendanaga zakugendera kure, zagucikaho zica inzira zindi, hehe no kongera kubaca ibyera. Itonde kandi witondere ikintu bita amafaranga. Ibyo wita ngo ni urukundo rwari urwa kera, ariko kuri ubu abenshi bakunda amafaranga, ndetse ni nayo bakurikiye. Rero uzitondera umuntu uzagukunda ku bw'amafaranga ufite. Icyo gihe nta rukundo afite muri we, nta rukundo agufitiye, gusa ko akunze amafaranga ufite. Nashyira nta kabuza zigendera. Bimwe muvuga ngo urukundo rutarimo amafaranga ntacyo rumaze. Yego nibyo kuba rwazamo amafaranga, ariko ikibi ayo mafaranga umunsi yashize urwo rukundo narwo ruzahagarara. Rero icyo nakubwira kuri ibi ni uko amafaranga ntacyo avuze ku rukundo, kandi urukundo rwa nyarwo ntabwo rurebera ku mafaranga. Icyo gihe iyo hajemo ibintu by'amafaranga, icyo gihe haba hajemo gukunda amafaranga, ntabwo ari ugukunda umuntu.